muzi impamvu duteraniye hano umunsi wo kwibohora. Umunsi wo kwibohora, umunsi w'agaciro, umunsi abanyarwanda twibuka intwari zacu zafashe iya mbere, abasore n'inkumi bajya ku rugamba kugira ngo tubone igihugu dufite ubu. Muri makeya navuze ntekereza ndavuga nti ese ko twagomba gutangira saa 5 twaba dutangiye muri amasaha, abafashe iza mbere bajya ku rugamba iyo batinda mu birungo bakabatega turyame gatoya cyangwa turuhuke gatoya, byari kugenda bite? Freedom dufite tuyifata for granted kubera twamaze kubona igihugu, kubera twamaze kumva yuko twatsinze tubyina insinzi, ntabwo tugishyira emphasis mu bintu tugomba gukora za values zacu nk'abanyarwanda. Nta kuntu dushobora gutera imbere ngo duteze imbere igihugu tutagendera muri gahunda nk'izo umuyobozi mukuru wacu ahora tushishikariza gukora. So iyo twiyemeje ikintu tugomba kugikora. Niyo tuvuze ngo turahura kugira ngo twibuke abacu, twibuke abo basore n'inkumi bagiye ku rugamba, bamwe bakapfira, abandi bakaba baracitse amaguru amaboko, ariko kugira ngo tubone igihugu dufite ubu, ndibwira yuko twese tutakwiye gufata ibintu mu buryo casually, kuko ni ibintu tugomba gushyira hejuru, ni ibintu tugomba kwigisha abana bacu, kuko nitwirara ntawuzi ejo hazaza uko zahameze. Uretse ko icyo tuzi cyo nuko abagiye icyo gihe n'abahari ubu batazongera kwemera ko biba, ahubwo ni twebwe dushobora gutuma biba kubera dushaka kurara inyuma. So Commander-in-Chief yigize kuvuga ngo the liberation struggle on the battlefield succeeded because those who were fighting worked with citizens. It is this spirit of unity that we want to maintain as we transform this country. Nuko rwose twabaga turwana, ariko hari abaturage benshi burya badufashaga, batukerekaga inzira, batukerekaga aho ingabo za X-File zari zikambitse, bakanatwereka n'inzira aho dushobora kuba kwepera tukabaturuka inyuma, ariko tugashobora no gutsinda n'intambara. So abo bantu rero barahari, ntabwo twayirwanye twenyine, twe twarayirwanye, ariko bamwe muri mwebwe mwari mwarageze n'inaha igihe icyo gihe cy'imirwano, mwaricaye mukusanya amafaranga, mukusanya ingufu, muratwohereza kugira ngo niyo ntambara ishobore kubaho, kuko ntago intambara ibaho kubera amasasu gusa, n'abantu bagomba kwicara bakarya, bakavuzwa, bakagira n'ibindi, bakagira n'izo ntwaro. Ibyo rero byashobotse kubera mwebwe muri hano, kubera n'abandi banyarwanda bari ahandi, ariko byumvagamo icyo kintu cy'uko hari abasore bari hariya bakeneye inkunga yacu, mukabijyamo, kandi ibyo turabibashimira, kandi tuzakomeza tunabibashimira. Mwige murangize muze mufashe igihugu cyangwa mukorere hano, ariko mumenye igihugu aho kiri. So mwese aha, whatever you do, remember they need your help, they need your support, they need your expertise. Either you work here or you go back home. What's important is to lift up the country, the image, and talk to your friends. Tweet it, wherever it is, this event, send to your friends so they can ask you what it's all about. That's how you teach them, that's how they know the country. Ibyo yafande bazatubwira ubushize
the young people, the media is there on your fingertips. Anything which is good about the president, the country, send it to your followers, your friends. That's how you do your work. Murarugira intego mwese umujya hose rubabera umutako mw'izuru barangarama nkarina nijoro. Muri iyi minsi rero abagabo n'abagore bambaye uniform n'abantu ibyo afande yigize kwita ngo ni umusingi w'iki gihugu. Nuko niyo urebye abaspecialiste b'abaganga bari mu Rwanda abenshi usanga ari abasirikare. Hari ubwo bagiye kwiga bagira ibibazo by'amaburse, abasirikare barihangana, abandi bajya gushaka ibiraka ntibashobora no kurangiza amashuri, bituma abasirikare barangiza, abari nabo abaspecialiste ba mbere twagize no mu Rwanda. Kuvuga yuko abasirikare byibuze bafite icyo kintu cyo kuvuga ngo twitangira igihugu, nubwo twakitangiye kugeza muri 1994 ariko tuzanakomeza na nyuma yaho no muri zindi sector zindi zitari zo kurinda igihugu gusa. The complete liberation is to have agency and to be able to defend our dignity as Rwandans, as Africans. The potential strength that we have together is greater than the sum of riches if we are divided. Tubwire uno munsi nyirizina wa Liberation Day bivuze iki kuri wowe for you? Ibi ni mu bintu bimwe binanira kusobanura neza mu Kinyarwanda, ariko icyo bivuga cyane kuri njyewe ni freedom from oppression, freedom from limitations, ku buryo bituma twese tugira ishema ryo gukora ibyo dushaka, kujya aho dushaka, no kugira ibyo byishimo byo ko dufite iwacu. Urakoze cyane, uravuze uti it's a freedom. Harabarwana igihugu kugira ngo tube igihugu gihari nonaha, twiga two dufite igihugu, dufite we have a nation. Nkawe nk'umujene tujyanye muri ino gahunda y'uyu munsi yo kwibohora, n'iki wabwira abajene bagenzi bawe? No gukomeza ko ibintu byose dukorera igihugu cyacu, ariko aho ugiye hose your representative yahuturuka ariyo bakubonye, no kugira ngo dukomeze umucyo ariko mu buryo buduteza imbere, atari uko byahozeho, ariko nibiki muri uwo mucyo wacu twakwereka abandi nabo bakamenya aho duturuka, bakamenya ko dufite agaciro. So abajeni cyane bakuriye mu diaspora, we tend to lose ourselves and our identity. So kumenya ko dufite iwacu byagombye kutwongera iyo pride. Uyu munsi nicyo uvuze kuri wowe by'umwihariko nk'umuntu wanyuze muri izo nzira n'umutware wawe, n'iki bikwibutsa buri munsi kino gihe kigeze? Umva, July 4th ni umunsi w'agaciro kuri jyewe, ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi, ku banyarwanda muri rusange, ariko ku bwanjye mu buryo bw'umwihariko birenze kubashimira, kuko mpamya n'umutima wanjye yuko bayobowe n'Imana. Bayobowe n'Imana kuko Imana ari baramije imbere ngo ibakoreshe baze barokora u Rwanda, barukure mu cyuraruburindi aho abantu bicwaga nk'isazi. Yarabakoresheje mu bice byose by'u Rwanda, ari uwarokotse ari uwatashye, bose tuza agaciro inkotanyi aho icyo zatumariye. Nanjye rero mu buryo bw'umwihariko ntago nabona icyo nabitura, ndabakunda, ndabashimira buri gihe bambona hafi. Umunsi nk'uyu ukabunshimisha kubanje kwifatanya na bene wacu bose ngo dushime urugamba batubohoyemo. Kino gikorwa mwacyakiriye mute ko twabona abantu benshi bakitabiriye? Mwebwe mwabyakiriye mute nk'abayobozi bateguye kino gikorwa? Murakoze, twanezerewe cyane kubona ibintu twateguye atari ubwa mbere, n'ubundi dusanzwe dutegura ibikorwa bijyanye na liberation n'indi minsi mikuru y'igihugu irebana n'abanyarwanda, ariko umwihariko uyu munsi wo kwibohora byaragahozo kuko twari dufite abantu benshi twatumiye kandi banaje,
nk'uko mwabibonye dufite abantu bagiye bava muri Michigan, bavuye muri Indiana, bavuye muri Illinois, mu mastate atandukanye agize Midwest. Rero twanezerewe cyane kuko byagenze neza, kandi kuba abayobozi bacu muri Embassy Excellence Mathilde Mukantabana yaratwohereje Fande Lieutenant Colonel Raoul kuza kwifatanya nacu byatunejeje cyane. Urakoze Mr. Louis, kino gikorwa gitegerejwe n'abantu benshi cyane nk'uko mubivuze, byagenze neza cyane, aho twari dufite intumwa zavuye muri ambasade, twagiye tubona abandi baturanyi banyu bavuye muri za Michigan, bavuye za Tennessee, bavuye za Fort Wayne, hari n'abavuye Chicago. Byari ibintu byiza cyane, uretse kuba byahuje abanyarwanda batandukanye. Ubusanzwe mutegura kino gikorwa cyabwara ubwa mbere? Oya, murakoze, dusanzwe tubitegura, ariko kubera Midwest ifite za state nyinshi duhuriyemo, bwa nyuma bushize tubitegura twahuriye muri Fort Wayne. Fort Wayne ni amasaha 2 uvuye hano turi, tugerageza rero kurotatinga tukari aho twahurira kugira ngo tworoheranyije abandi bose bashaka kubizamo, ntitwiharire gusa ngo bibere hano hari ubuyobozi bwa Midwest, ariko tukajya n'ahandi hirya mu bantu duturanye bari party ya diaspora yacu. So ntabwo ari ubwa mbere, ni ibintu dusanzwe dukora.